abantu benshi bakunda kwibaza ibyapa byo ku muhanda gira amoko angahe. Abenshi bakunda kuvuga ko ari amoko 5, abandi bakavuga ko ari amoko 4. Ngiye kubatandukanyiriza n'ibyapa byo ku muhanda. Ngiye guhera ku byapa byo ku muhanda biburira. Nuvuga ngo ibyapa byo ku muhanda bigizwe n'amoko 5. Ari byo twita ngo ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, n'ibyapa bitegeka, n'ibyapa ndanga. Gusa abantu benshi bakunda kuvuga ko ari ibyapa bibuza n'ibimenyetso byo gutambuka mbere. Amini ibyapa bibuza n'ibimenyetso bitegeka. So ariko ubundi amoko y'ibyapa ku muhanda na 5. So reka dusome no byapa byose twumve. Icyapa cya mbere arimwe ni ikorosi ry'ibumoso. Icyo twita ngo ni corner to the left. AB ni ikorosi ry'iburyo. Ubwo ni imbere nyine. Corner to the right. No A1C bakambwa ngo ni uruherekane rw'amakorosi iribanza ibumoso. Nuvuga ngo ni 2 corners starting corner to the left. No A1D uruherekane rw'amakorosi iribanza iburyo. Kuvuze ngo ni many corners ahead starting corner to the right side. No A2 bakavuga ko ari agacuri cyangwa se akamanuko, danger slope. No A3 cyangwa se A3 bakavuga ko ari akazamuko, nuvuga ngo ni climbing ahead. Hanyuma no A4 A ni narrow road, umuhanda ufunganye imbere. Hanyuma A4 B kavuga ko narrow road to the left side, umuhanda urafunganye kandi agasatira ibumoso. Hanyuma A4 C ni umuhanda ufunganye imbere kandi agasatira iburyo, narrow road to the right side, nuvuga ngo ni umuhanda ufunganye kandi agasatira iburyo. A5 ubwo ni A5 kavuga ko ari uguhingukira ku mwaro, river bank, guhingukira ku mugezi, nyanja cyangwa se ikiyaga, uruzi. Hanyuma A6 ari AC ni umuhanda utaringaniye neza, Hamsback ahead. Hanyuma A7 ubunyerere, slippery road ahead. A8 ni utubuye dutorokera mu muhanda, utubuye dutorokera mu muhanda, nuvuga ngo ni dutoye, turayi bita ngo ni amagaraviye. Yes, flying gravel. No A9 amabuye hano ku muhanda ari amanini, biriya binini, intengo, falling stone. Hanyuma no A10 pedestrian crossing ahead, aho abanyamaguru bambukira imbere. Hanyuma no A11 ukambwira ko ari abana cyangwa ikigo cy'amashuri, ushaka kuvuga ngo ni children or schools ahead. So ibi ni ibyapa byo ku muhanda biburira n'ibyo gutambuka mbere. Ngeze kuri 11, ne mu byifuza nzagira no kuri 12 kugeza kuri gukomeza paka. Muraza kumbwira hasi muri comment ko mwabyumvise. Menya kandi cyo comment ku muhanda.